namakuru arimo ibintu by'umurimo w'Imana ngera nkavuga ngo Imana ishimwe kuko Irene yabashiye guhuza na bari abana ariko tubonera kumubwira Irene tegura amasezerano wumvikanye n'ababyeyi b'abana muyasinye mujye mubona batangira kuko mu kazi kose abonekamo ibisitazi hakabonekamo n'ingorane ariko zikagarurwa nuko mufite ibyo mwumvikana okay ngira ngo ni ibintu byumvikana cyane rero ubu ngubu abantu benshi barishimye bavuga bati bongeye guhura bongeye gukorana ni ibintu byiza cyane mu by'ukuri kandi bisobanutse abana nkuko babivugiye nyina ati twarashutswe ati ariko uwabikoze ngo nta wundi barabishyira kuri Satani ariko Satani niwe mwanzi w'ibyiza ko kubwo nyine niwe wari wazanye aya makimbirane yose ntago ni byose bituruka kuri Satani hari ibintu twikorera ubwacu ku giti cyacu byamara kutuyobera tukuvuga ngo ni Satani abikoze ariko ntabwo ntekereza ko Satani yari wakoze biriya bintu ibintu cyiki bigaragara abantu babyisha inyuma irigema buri n'umucuruzi ni umucuruzi ariko so ubundi mu by'ukuri umuntu w'umucuruzi w'umwubatsi hondi kugira ngo gupfa kuza guhita ashora mu muziki wenda none se ishoramari atangije saga zimeze gutya koko urabiyama uravuga ko bari abana niba de ko manager ngo nayo mabara ari barutera bari butera ntabwo biri buza kugera aho ngaho ngize ukuri ngiye nkurikije oya nsubiza dore nawe uri umushoramari urambwira ko abana bavuye kwa Irene gutya mwizi nduru mwibi bitutsi mwiri yicara ubozo bavuga n'ibiki byose ntabwo byashoboka mani urambwira ngo niba bagiye kwa impapure reka tubwire abantu badukurikiye Irene yakoze ibikorwa bizwi bigaragara ariko ikirimo gikomeye kinagaragaza yuko ibyavuzwe cyangwa kongera kugaruka kwa Vestine na Dolcas kuba muri management ya M.Irene Entertainment nuko harimo ijambo ngo twarashutswe yego urumva iryo jambo ryonyine riraza rishimangira yuko bagarutse ikindi kuba mama w'abana yemeye kubaherekeza inshuti bakunzi ba Iyobokamana TV tushaka kuvuga kuri iyi nkuru ni inkuru nziza cyane rero ni inkuru iteye saga mu minsi mikeya cyane birasakuza biravugwa birabombarida reka cani bacano biragenda birasakuza bisaba yuko Vestine na Dolcas biherana n'Imana mu masengesho y'iminsi ibiri maze bakuramo igisubizo none inkuru itashye rero nuko bamaze kwiyunga cyangwa kugarukira M.Irene Entertainment ni inkuru tubonye none aho uyu mwanya maze jya twirukangira kuza kuyikora maho wari wabimenye cyangwa n'injye bikubwiye reka tubwire abantu yuko ahubwo batamugarukiye kuko ntibigeze bamuvaho bari abana ubundi ntabwo bari abana bavuye kuri Irene ntabwo bamugarukiye kandi batamuvuyeho ahubwo icyo twavuga nuko ubwo yaba ari ababyeyi bagarukiye Irene ariko none icyo ndi kwibaza ese ko mama bari abana atavuze turemezwa n'iki ko yabagarukiye mama w'abana yari yavuze sibyo urumva yari yaje aravuga declaration yiwe ariko ikirimo gikomeye kinagaragaza yuko ibyavuzwe cyangwa kongera kugaruka kwa Vestine na Dolcas kuba muri management ya M.Irene Entertainment nuko harimo ijambo ngo twarashutswe yego urumva iryo jambo ryonyine riraza rishimangira yuko bagarutse ikindi kuba mama w'abana yemeye kubaherekeza kuba mama w'abana yemeye kubaherekeza bakaza bakagaragara bari kumwe na Irene mu kiganiro ntabwo cyari gikenewe ari amagambo menshi ya mama w'abana fizikali kuba yarahari jo reka tuvuge ngo tubwire abanyarwanda n'abadukurikiye n'isi yose dukurikiye muri rusange showbiz yo mu Rwanda ikunda kuzamo ibibazo nk'ibingibi ahanini nkuko twabivuze mu biganiro byatambutse ubusanga ahanini bituruka ku mashyari no kuba abantu batariyubaka ugize akabona akumva mugenzi waramurenze ariko reka tuvuge ngo Irene felicitation kuko twese icyo twifuzaga nuko iki kibazo cyagomba gukemuka neza kuko byagaragara ko Irene agiye kugwa mu gihombo kubera ibintu kuko yashoye amafaranga menshi kwa bano bana hanyuma tubwire n'abandi bantu badukurikiye ntabwo ari byiza ko niba umuntu tubonye guperforminga ahubwo twamushyigikira ntabwo dukwiye kuvuga ngo dushyigikira abantu baza gusenya ibyo bandi bubatse umuziki nyarwanda ukeneye abantu bawuzamura nkunda kuvuga ngo dufite abantu b'igitegerezo bafite ibyo bakoze ejo natwe twagiye dukora turananirwa tubivamo ariko twagiye tubivamo kuko abandi batunanije rero ndavuga ngo abantu bahari uyu munsi bakwiye gushyigikirwa
ni iby'igiciro ni iby'igikundiro kuba uyu munsi Irene n'abari abana bagaragaye kuri kamera bari kumwe na mama wabo. Nicyo twavuze mu biganiro byashize tuvuga ngo icyaba cyiza nuko bategura amasezerano bagakora ibintu bakajya batangirwa n'amagambo ubwabo biyandikiye. Ariko uyu munsi ni iby'igishimo ni iby'igiciro ni ibintu byiza bibaye ni inkuru nziza ku bantu bakunda showbiz yo mu Rwanda. Tuvuga ngo ni byiza cyane ko bari abana bagarutse kwa Rene rwose ngewe nduva mbishimye. Theo bose babireba hari indirimbo yaririmbye yitwa ari nayo yamenyekanye yitwa bose babireba ariko ubundi yitwa icyifuzo ngo icyifuzo cy'abakwanga kibaye ubusa imigambi y'abana b'abantu siyo y'Imana bari bazi ko ugiye gukorwa n'isoni barajya hehe kwishura itabaye barajya hehe kwishura itabaye tugituye mi Irene none maho hari ibintu byari biri kuvugwa byinshi yego bamwe bavuga bati ibi bintu bibaye nyuma n'abarunaka bari kujya kugusopanisha Irene n'ababyeyi b'abana abandi bavuga gutya buri ruhande ruza ruvuga ibyarwo none se uruhande rwari rubiri inyuma rurajyari ese wabyemeraga ko ruhari ntabwo icyo ntekereza cyo ko hari abantu bari inyuma y'abari abana nuko ntabwo uri mama yikuye Musanze ngo yizanira ntabwo bishoboka nta nubwo ari kwigira inama yo kujya muri media kujya gukoresha ibiganiro adafite abantu ba Moriance kuba hari bo bari bahari ahubwo kumenya papase bari bafite kuko abantu bashobora kujya mu bintu mu by'ukuri wenda dufite umugambi wo gusenya ariko nabyo nkavuga ngo ese baramutse nta mugambi wo gusenya uhari kuki batagaragaye kuko media yo mu Rwanda iri open abantu bagomba kugenda bakavuga bati niba wenda bavuga ngo ni uruhande rwa Aimable reka tuvuge gutyo na Mike bagomba kuvuga reka tujye muri media natwe dusobanure impamvu twabonetse muri ibi n'abandi bose kandi urabona abana bavuga ati twarashutswe ntibaratubwira babashutse ari bande ntabwo baratubwira babashutse ari bande niba wenda ari ababyeyi babwiye ati tugire niba ari abandi bantu ariko ikigaragara hari abantu bagiye mu matwi y'abana uyu munsi rero kuvuga ngo abantu ntibahari ntabwo bavuga ngo ntibahari barahari ahubwo kubamenya ari bande icyo kibazo gikandi ikibazo se kirahari gute kandi bahari bavugwa barahari ibimenyetso bihari barahari bavugwa urabona abarimo bavugwa ni Mike Karangwa na Aimable sibyo ikimenyetso cyuko ari bo ntabwo ndi umucamanza ndi umushinjacyaha nuko Mike yaravuze ngo ngewe mama w'abana n'abana ntabwo tuziranye mu kanya gatoya babapaparazi baberekanye video bari kumwe na ikigaragara nuko ibi bintu byari bifite abantu babyishimiye yego none kuvuga ngo niba ari iyabo bashobora kuvuga ko abantu babakameye bagakoresha ikindi kimenyetso umuproducer witwa sinzi yagiye kuri Genesis TV mu minsi yashize ari baravuga ati ndashinja Aimable yaranyambuye amafaranga y'indirimbo nakoreye Vestine na Dolcas bari gutegura no marushanwa ya gospel stars nyina yagaya ari kuba bigaragara ko bari abana ba Aimable barafitanye collaboration yihuse iri direct nabari yabana cyangwa n'ababyeyi buri abana none se maho reka nkubaza ntabwo wemera ko Aimable baziranye n'ababyeyi bari abana ndabyemera baraziranye hari n'abandi bantu baziranye n'ababyeyi bari abana ariko barahari nyine nibyo kubwira ntiwemera ko ba Aimable hari ibyo bavuga nabo bakoreye bari abana yego birahari ariko none icyo mbona yego nimba baranabikoze bakaba batarabasha kuza muri media ibi baba byise kurangira ni kuvuga ngo uyu munsi uruhande rwa Aimable baramutse ari ibyo bakoze bakaba batarifuje kubishyira kuri media ngo abantu babibone banamenye icyo bamaze banamenye icyo bakoze uyu munsi baba barangiye kubera ko n'ibikorwa byabo muri showbiz y'u Rwanda bya biri kugenda bitagacira kubera ko igihe cyose ibintu bya bigaragaye ko ari umuntu abandi bubaka gasenya ntago abantu bajya bamujya inyuma ariko reka yenda tuvuge ngo uko byamera kose biraza kugenda neza niba Irene akitwa dukeneye no kurena subirana n'abana kugira ngo atagwa mu gihombo kandi abana batagwa mu gihombo kuko n'abana ubwabo bari bagiye kugwa mu gihombo cyane birumvise ariko reka tuvuge ngo Imana ishimwe kuko ibingi bidukora twebwe tubikora mu rwego rwo gukorera Imana ni ibintu bitandukanye aya makuru yacu abatandukanye n'andi makuru asanzwe na makuru ari mu ibintu by'umurimo w'Imana ngera nkavuga ngo Imana ishimwe kuko Irene yabashiye guhuza n'abari abana ariko tubonera kumubwira Irene tegura amasezerano wumvikanye n'ababyeyi b'abana muyasinye mujye mubone batangira kuko mu kazi kose habonekamo ibisitazi hakabonekamo n'ingorane ariko zikagarurwa nuko
mufite ibyo mwumvikana. Okay, ngira ngo ni ibintu byumvikana cyane rero ubu ngubu abantu benshi barishimye bavuga bati bongeye guhura, bongeye gukorana, ni ibintu byiza cyane mu by'ukuri kandi bisobanutse. Abana nkuko babivugiye nyine ati twarashutswe, ati ariko uwabikoze ngo nta wundi, barabishyira kuri Satani. Ariko Satani niwe mwanzi w'ibyiza ko kubwo nyine niwe wari wazanye aya makimbirane yose. Ntabwo ibintu byose bituruka kuri Satani. Hari ibintu twikorera ubwacu ku giti cyacu byamara kutuyobera tukuvuga ngo ni Satani abikoze. Ariko ntabwo ntekereza ko Satani wakoze biriya bintu, ibintu ciki bigaragara abantu babyisha inyuma. Kandi reka mbonera kuvuga ngo umuziki nyarwanda kugira ngo uzatere imbere birasaba imbaraga nyinshi. Kandi icyo ntekereza nabo bavugwamo ba Aimable wenda ngo babaye uruhare, nabo bari muri entertainment yo mu Rwanda bashaka kuyizamura, ntabwo bashaka ko yikubita hasi. Ariko ushobora kunyura mu nzira utagombaga kunyuramo, none ya nzira ikagutera ibibazo nk'ibi ngibi bibaye. Ariko reka tuvuge ngo abantu nibareke duterane ingabo mu bitugu, dushyigikira abashoboye. Nibirene yarigaragaje nk'umuntu ushoboye, unabize bakaryuguri, uzabana yagiye bazana bava ngo barimba nka Marina, uzi niyo Bosco. Ngenda mwibuka niyo Bosco. Umunsi wa mbere bahuye nabivuze mu kiganiro cyashize. Uyu munsi niyo Bosco nubwo afite ubumuga bwo kutabona, ariko n'umusore wo kwifuza. Ugereranyije naho yaro icaruzo se niki habaye ikisi. Icyo ntekereza Irene yazamuye bari abana. Noneho Mike na Aimable bari kuzamo nabo baramenyereye muri showbiz yo mu Rwanda. Mbibona wenda nk'amapolemika abantu bagiranye, ariko wenda nk'abona gerageje kuvuga nabo ku gihande cya Aimable, harabo twashoboye kuvugana, barakubwira bati natwe twagize uruhare kugira ngo bari abana bamenyene na Irene. Bariya se uruhare ruhese bo ngenda kubwira amakuru nakuye ku ruhande rw'Aimable. Twagize uruhare kugira ngo aba bana bamenyene na Irene, twagiye tugerageza no kubahuza, ariko ntabwo twebwe twaje nk'abaje kubatera. Kandi uruhande Mike Karangwa ye ubwe yivugiye yuko rwose ababyeyi bari abana bataziranye na gatoya. Nabo nanjye Mike Karangwa uretse kuba muzi kuri televiziyo ntabwo muzi physically, ariko wenda nka Aimable turaziranye. Urumva sinabura kumubaza ku bintu nk'ibi kandi tuziranye, ariko mu by'ukuri nawe arakubwira ati ngewe ntabwo nigeze singira ntarebo ngira nta studio mfite ngo uvuge ngo nzajyanamo bari abana turavugana, cyangwa se najye mvugana n'umuryango wabo nkagerageza mu buryo bwo kugira ngo mbahuze. Nose yakoze iki nyine kugira tuma byivanga nicyo ndi kukubwira, ngenda kubwira wenda ibyo we avuga. Yego. Ariko noneho nge najya kureba wenda icyo nabona muri ibi bintu kirimo gikomeye. Abana bahitinze, bamaze kuhitinga habonekamo ibihanga bibiri bibashaka. Noneho nge nkabona Irene yarakoze ikosa ryo kudakora agreement kugira ngo afitanye amasezerano uvuge ngo turenga aha namwe ntimurenga aha ngaha. Noneho ababyeyi be babana mama wabo we yivugiye ko yanze gusinya amasezerano, ariko uvuga kwanga kuyasinya already yarafite abandi bantu kumubwira ati wisinya wibikora kubera kugira bitagenda gutya. Nge rero nkabona haracyari kare na Irene kuba yahise basezerera muri rebo ntabwo ari byo. No se basezerere ku bushake bwe. Bo haracyari kare, ariko ntabwo basezerere ku bushake bwe. Haracyari kare buri mama w'abantu urebye declaration yakoze niba yanditse n'ikigira ibiganiro yatanze biragaragara ko ari we. Reka tumaze twumvikanye mama w'abana bafite uruhare kurenza Irene. Yarabatwise yarababyeyi bafite uruhare. Ni nawe ugomba gutanga umurongo w'ubuzima w'abana kuko ntibaragiriye icyo kwifatira ibyemezo. Nibyo uyu munsi mama w'abana yabafata akavuga ngo nonaha nimwongere no kuririmba. Oya mbajyanye muri Canada mugiye kwiga ntimuzagere kuririmba, ntacyo barenzaho. Reka tubwire n'abana ko mama bafite uruhare rukomeye. Ariko noneho ngewe nkumva twanabwira mama w'abana yibabuza amahirwe kubuza abana amahirwe aho bari bageze, kuko Imana igiduhera umugisha ejo wavukiye mu nzu y'Imana. Imigisha twese dufite niyo twakuye mu nzu y'Imana. Nimba bari abana rero bagize umugisha wo kuba impano yabo yari igiye kugera ku rwego rwo kubatunga nk'uko n'abapasitoro batunzwe n'impano zabo, none bo nk'abaririmbyi bigiye kubatunga bakabazamura n'umuryango wabo, bigifata nk'ikintu cyoroshye. Kandi nabwo ntibakwiye gufata nka Irene nk'umuntu nawe w'imburamukoro. Nabonye mu makomedi habo wavuze ngo witwa Rutambi yavuze nyine yakinaga iriya komedi, baramubaza tese nawe se muze abana bawe ko ushaka ko abuzukuru bawe bahacano yabo Irene bazungukirayo ngo nyine azaba yakoreye Imana, ngo yakoreye Imana nyine azabyibuha. Ntabwo Irene yashinze urusengero, katubwira abantu batwumva Irene ari muri business, kandi bari muri business agomba kureba benefit. Rero ntabwo ashobora gufavoriza ibintu byose biza gutuma ari buhombe. Gusa Irene nawe nashyiremo ubumuntu, ntabwo ngewe ndamenya agreement ya Irene uko imeze, yaba yarakoreye bari abantu uko imeze. Ariko nkurikije wenda amakuru ava ku zindi mpande bavuga ko ikintu cyagoye ababyeyi ari uko Irene yababwiye ngo ntibemere kujya kurimba muri korari
none ababyeyi baravuga bati ntidushobora gufata abana ngo tubakure muri korari ngo ni ukugira bajye kwirimbira ku giti cyabo. Icyo nemera cyo nka manager ntibajya kuririmba ahandi hantu atabizi, ntibakwiye kujya mu itangazamakuru atari bapangiye. Icyo cyo niko kizwi. Ibyo se by'uko yabangiye kuririmba muri korari biriye ko mama wabo atabidekaraye muri dekararasiyo yakoze. Mama wabo uzi ko yanditse ibaruwa ndende irimo amakosa y'atumvikanye na leta. Ibyo nge nibyo ni amakuru yavuye ku gihande cyo kwa Bayimabure. Ariko noneho nge nkavuga ngo yaba Bayimabure na Mike Karangwa yaba na Irene ntabwo ntekereza ko nimba bashaka wenda uruhande rwo kwa Bayimabure ukaba rushaka bariya bana ahubwo bajya kubagura kwa Irene. Evidama niko byagombye kugenda. Kandi reka mbwire abaduteza amatwi iki kintu cyitwa kugira manager ukamurika cyagisubiza abantu inyuma. Reba bitwa ni benshi Kagere umukinnyi wa managingwaga na super manager. Uruka kubona tsinda kuva batandukana na super manager. Reba banari bamanagingwaga na muyobokeye Charina nini. Ureka kubumva se no kuvuga ngo management iyo wakumenye gukora muri management ukayivamo birakugora. Uzarebe nabano n'iri tsinda rya Urban Boys kuva ryatangira gusohoka kureka management y'abandi bantu nibwo batangiye gusenyuka. Abo bana rero nibamenye ko nabana ariko reka tubwire mama wa Dolcas na Vestine namenye ko adakwiye kwangiza umugisha w'abana. Ikindi cya kabiri ikigaragara cyo bamama ko yaraje muri media afite abantu bamuzanye kuko ushobora gufata umuntu wibereye mu giturage ngo aze akore press conference zimeze kuriya adafite abantu bamuzanye ariko bari guhemukira bariya bana. Ngere nkavuga ngo haracyari kare niba koko n'uruhande rwa Aimable na Mike Karangwa rufite ibindi bikorwa bakora biremereye kurusha ibyo Irene yakoze niba negosiye na Irene kugira ngo Irene ye guhomba amafaranga amaze kudepasa kwa bariya bana nayo bariya bana amaze kwinjiza Irene akuremo inyungu ze abana bari kuri uretse kwiyongiye si solution nziza. Ntabwo ari solution nziza ahubwo Irene nimfika n'ababyeyi b'abana bashyira umunyamategeko wa Irene umunyamategeko w'abana cyangwa w'ababyeyi babo bahure bakora amasezerano bakomeza imirimo. Nje niko bibona niko bibona. Ubundi Mike Karangwa na Aimable nabo bakwiye ubutumwa ariko utanze ubutumwa kuri Mike Karangwa na Aimable icyo nababwiye reka tuvuge ko bafite ishyaka cyangwa se nabo bashaka intérêt muri showbiz. Kuko ari ukuntu ibi bintu twagira ikibazo kiba mu ibintu jo abantu bose baje mu bintu by'Imana bavuza ngo baje gufasha. Iyo hamagaye umuntu arakubwira ngo ngewe ngo nagiye muri ibintu ngo naje gufasha nibavuge ko baje gushaka inyungu. Noneho niza inyungu abantu bicere bavuge ngo ndabona inyungu gute ntabangamiye abandi. Ntabwo ngiye mahoro jo kuba uyu munsi nza kuri Bwiza TV ngakora ikiganiro kuba uyu munsi nza kwibuka Imana ngakora ikiganiro ntabwo binene kugenda nanjye gafungura channel yanjye ntabwo binani ntabwo nabura kamera ntabwo nagira gute ariko impamvu yo kumya abantu bajarajara naje nka joining yibuka Imana cyangwa abandi bafite imbaraga tukubaka ibintu biremereye akugira ngo tugiye tugira ubuntu bw'ubujagari butagira shinge na rugero. None nge nkavuga ngo ubutumwa naha Aimable na Mike festival nibashyira ukora hagaragara muri ibi kuko urabona igihande cyabo Mike aravuga ngo ntaza ababyeyi buriya mwana wajya koroka abana video bari kuvugana na Aimable ati ngewe ahubwo hari n'ibyo nakoze kwa bariya aho hari n'ikindi kuri Genesis TV hari umuproducer witwa Mitrax Ray I think uherutse gukora ikiganiro adekarara yuko Aimable yamwambuye amafaranga y'indirimbo yakoreye Vestine na Dolcas ngo bagomba gukoresha mwaya marushanwa ya Gospel Stars ari kuba nyine barere kwa Aimable. Noneho ibyo bigata byumvikanisha ko Aimable afite imikoranire afitanye na bariya bana na mbere yuko batandukana na biraza bitsindagira ko bishoboka yuko ibivugwa yuko Aimable ari inyuma yitandukana rya Irene n'abana. Aimable afite umushinga wo kuzamura gospel icyo cyo tucyumvikanye kuko afite uburyo yashyizeho ibikombe n'uburyo bwo kubafasha kugira ngo bazamuke kuba ba Vestine bari kuririmba yo byo si n'ikibazo n'abandi bahanzi bari n'abandi bariyo ariko none icyo nibaza ese Aimable yashinze inzu y'imiziki akaba ashaka gufata bariya bana kuko turabimenyere mu Rwanda abantu bava muri za super runaka bakajya kwa Ikrema za Kina Music ibyo ni bisanzwe ariko noneho reka icyo twaha ubutumwa kuri Aimable ni bamenye ngo Irene yarashoye none bamwe kumenya ko yashoye be gushaka kugira ngo ahombe bo doke ni bumvikane
yaba Mike yaba Irene. Hari n'indi nkuru numvishe ngo Aimable nako Irene yari yashatse ko abana bajya kurimba muri Canada. Niby'igiciro niby'igikundiro ko abana rero bagiye kuri indege bakajya muri Canada kuririmba. Urumva byari kuba ari ibintu byiza. We noneho ngo akaba aricyo cyanazamuye iziswaga zose. Ariko urumva bagiye guhombya abana, bagiye guhombya Irene kandi bashoboraga kujoiningana ibintu bikagenda neza. Birashoboka ko uruhande rwa Aimable rushobora kubona bari abana barimo inyungu. Ni rwumvikana uruhande rwa Irene rubagurira. Ariko ubundi ubu reka nkubwize ukuri, niba koko ibintu biri kuvugwa ku ruhande rwa Aimable na Mike Karangwa baba bari inyuma y'ibi bintu, mu by'ukuri bafite amakosa akomeye cyane, kuko nta nubwo bagombye kubizamo Irene ataratandukana na bariya bana. Ntabwo bagombye kuba bari inyuma y'abantu bari kuvuga batandukanye. Nabwo sometimes y'abantu bari gukina umupira ntabwo wabura kwataka. None se bahereza umuntu ntiwatake ngo ujye kumwambura umupira. Erega umenye ko aka kantu ari agakino kandi agakino karimo inyungu. None se nimba abana nyine bafite inyungu urambwira ngo Aimable yabona ahantu hari inyungu akahareka. Erega Aimable ni umucuruzi. Ni umucuruzi ariko se ubundi mu by'ukuri umuntu w'umucuruzi w'umwubatsi ubundi kugira ngo gupfa kuza guhita ashora mu muziki wenda. None se ishoramari atangije saga zimeze gutya koko urabiyama uravuga ko bari abana niba ko managingo na Aimable ari barutera bari butera imbere. Ntabwo biri buza kugera aho ngaho. Ngize ukuri ngiye nkurikije oya nsubiza dore nawe umushoramari urambwira ko abana bavuye kwa Irene gutya mwizi nduru mwibi bitutsi mwiri yicara ubozo bavuga n'ibiki byose ntabwo byashoboka mani. Urambwira ngo niba bagiye kwa Aimable reka tubwire abantu badukurikiye Irene yakoze ibikorwa bizwi bigaragara. Ariko ma wenda ko umaze igihe kinini muri gospel industry yo mu Rwanda, ubona ari iki gituma umwana aza cyangwa abona akaza gahitinga ariko wajya kubona ukabona aburi wirengera arabuze, ukabona yavuye muri gospel yagiye muri secular music, ukabona haje amakimbirane nk'aya ngaya nk'uko bano bana bari bariganijwe. Ubona gospel mu Rwanda ari kiye kibaze ifigira iburiki. Mu mwaka wa 2012 nateguye igiterane twari kumwe nitwa Sugira Steven cyitwaga Rwanda igihe niki. Noneho twaravugaga ngo reka turebe uburyo twagarura abantu bavuye muri gospel bari muri secular music bongere bagaragare muri societe nyarwanda. Nibwo twakoze indirimbo yitwa Mbese urukundo rw'Imana yacu tuyikora kwa Mastora. Iyo ndirimbo yarimbwemo Mani Marite, Knowless, Alpha Rwirangira, Emi ngo muri Amerika, Chanel, Riderman, Patrick Nyamitari bari benshi. Abastari bose bari hicyo. Na Mani Marite. Noneho ndabyibuka neza Josué n'abakoraga aranjoma yose. Hanyuma indirimbo iraririmbwa ariko focus ko dusoko kuvuga ngo ni gute twagarura aba bana bahoze muri gospel y'u Rwanda hanyuma bakaba baragiye muri secular music. Abantu barabikunda, igitone cyajemo abantu barenga ibihumbi nka bitanu kandi ubona ko ari urubyiruko. Twari twatewe inkunga na Inyange Industry baduha imodoka irimo ibyuma, baduha ibyo kunywa. Umuntu wese waje ngo yafashe ikintu cyo kunywa. Ariko iyo ujya kureba ibibazo bituma umuziki wo muri gospel ujya hasi ni ubukene. Kora ko aba bantu bavukira mu nsengero ntabwo urusengero wabwira pastor ngo hari ubundi buryo bwinjiza amafaranga wese yo mufuka pastor akwemerera. Nawe urabizi warerewe mu gipastor. Ni ukuvuga ngo niba amafaranga yinje pastor warashaka ko ajya mu rusengero kandi nawe ukeneye kubaho. Byagiye bitugora cyane rero aho ubona tugira abarimbyi muri gospel barimo ba Alexis Dusabe bakavuga ati ntituzishyuza ibitaramo na ba Dominique Niki n'abandi benshi cyane. Ubona bavuga ko batabyishyuza ibitaramo wenda ari umwanzuro mwiza bafashe cyangwa ntabwo umwanzuro mwiza kuko Imana ikora muri situation y'abantu barimo. Situation turimo uyu munsi ikeneye ko tubona sare, ikeneye ko tubona aho gukorera. Ubona nka Israel Mbonye ubona ko ibintu biri kuzamuka kuko kugira ngo niba uje mu gitaramo muri 10,000 akishyura sare akishyura abacuranzi nawe akagira icyo asagura. Rero ni imyumvire yo kumva ko abantu bakorera Imana ari abantu nyine baraho bakwiye kwicwa n'inzara ko bagomba gutanga ibintu by'ubusa. Ariko ndagira ngo mbwire abanyarwanda n'abandi batwumva igihe kirageze kugira ngo showbiz y'u Rwanda cyangwa se ibintu bya gospel bizamuke nuko abantu babishoramo. Noneho rero bari kubishoramo bari kubigiramo bakabishwaniramo kuko niba uyu munsi Aimable barashoye bakavuga ngo tujye kuzamura abahanzi hanyuma uyu munsi akabonetse ko babahanzi babonetsemo no kuza gushwana cyangwa gutangira kugira ibisenyuka kiba ari ikibazo gikomeye. Ariko igitera ibyo ni ubukene. Ahubwo ni bareka abantu biyubake. Ubu ngubu Irene bira bintu yatangiye bishobora kuzamuka ejo akaba mu miliyarderi. Iyo mwumvishe ngo ba Kardashian n'abandi bantu bakijwe n'ibiganiro jo ukabakora ikiganiro nkuko dukora ibiganiro ku mateleviziyo kikagukiza ukaba umuherwe kubera ko abantu bagufollowing. Ariko hano abantu batangiye kuguca intege bakakwandikira comment mbi
bakakubwira ko ntacyo uzageraho, bakubwira ko ibintu wagiyemo atari ibintu byawe. Ni imyumvire abantu bafite ariko ishobora gushira. Ngatekereza rero ngo mu bintu bituma amakorari amanuka, mu bintu bituma abahanzi bamanuka mu bukene, ariko bashyizeho strategy n'abapasiteri bakayishyikira mu matorero n'amadini, aba bana bakomeza kuzamuka ndetse umwuga arimo ukanamutunga. None maho hari ikindi nkubaza, ese abarebyi hari akantu nsigaye nkunda gukoresha mvuga ngo ntabwo Imana ikeneye ko abantu bayibwira ko bayikunda, ahubwo ikeneye ko abantu bayereka ko bayikunda. Yego, urumva kuba wavuga ko ukunda umuntu cyangwa ukunda Imana, ibyo ni ibintu bisanzwe, ahubwo Imana irashaka kuyibyereka hahandi uvuga ati nkurikije uno muntu ko yari afite uburyo bwiza bwo gukora iki cyaha ariko akaba agicita yacyanze atarankunda pe. Abahanzi bo cyangwa gospel industry y'u Rwanda ntabwo ikeneye abantu batari abafana gusa, bano baturirimbira abangaba bagenerwa bikorwa baba baririmbyi bo nta kibazo bafite. Nicyo nakubwiye ejo ko badashobora kuba bafite icyo cyo kudashyigikira abantu bafata umuziki nyarwanda cyangwa umuziki wa gospel nk'ibintu by'ubusa. Yego, urumva nabonye udukomedi, hari aho umuntu yakinye komedi ngira ngo ni Rutambi, aravuga ngo ndashaka cano yanjye. Baramubaza batese Irene wazamuye abana buzukuru bawe we aramera ate? Ngo yakoreye Imana, ngo azabyibuha gusa kubera ko yakoreye Imana. Ariko hari ikintu abantu bakwiye kumva, kugira ngo gospel mu Rwanda izamuke nuko abantu baza gushora. Reka dushimire bayimabure barashoye bafata amafaranga y'abashyiramo, ariko tuzabashimira twabonye ko ibyo bavuga aho bigeze. Ejo ibintu nabibayemo, nagiye ntegura ngategura ibikombe, ndabyibuka hari korara abahetse imwe yatsinze ya kabiri sinibuka ari yahe, ariko twagiye tubitegura twagera inyuma tukananizwa, ugasanga abantu bakunaniza bagwaye comment ziguca intege. Urumva ukavuga ngo ariko kundi gushora amafaranga muri ngewe ndi umwe mu bantu niba babyibuka neza, ngera Patrick Kanyamibwa ndi umwe mu bantu company yanjye yitwaga Amahoro and Family General Hardware yazanye muri Salax kugitanga amafaranga yo guhemba abantu muri gospel. Ngewe company yanjye kabiri yatanga, ariko bagiye baduca intege nyine ukabivamo ukavuga uti ubundi ibintu ndimo nibiki. Rero mbona abagenerwa bikorwa nabo nibamenye ko umuntu niba yafashwe n'umwuka wo guhimba, ariko reba nk'indirimbo zambonye, urebe uriya Janti, urebe n'abandi barimba indirimbo z'Imana, indirimbo zo gufasha kuki udashaka gushora. Uyu munsi nta muntu ukigura uvuge ngo uragura cassette bimuteza imbere, uvuge ngo uragura CD bimuteza imbere. Niba teguye igitaramo cyitabire wishyure, abagenerwa bikorwa nibamenye ko bagomba gushora kugira ngo abahanzi bacu. Reka n'igitaramo gusereka wanafata n'amafaranga ugatera umuntu inkunga mu buryo butandukanye atari ngombwa ngo nuko yakoze igitaramo. Abandi barabikora, ibyo bihugu byateye imbere usanga abantu bagushyigikira ukabona barabihaga. Naho mu Rwanda abafana bo mu Rwanda bamaze gufata ko ibintu by'Imana ari ibyo busa, none bumva yuko abapasiteri bagomba guturisha gusa, ariko pasiteri ntabwo akoze akazi karuta kumuririmbyi. Na kera na kare amaturo yaribwaga n'abapasitoro cyangwa se abakozi b'Imana bo mu nzu y'Imana, harimo n'abaririmbyi. Nusoma mu Barewe uzasanga Imana yaravuze ngo abaririmbyi n'abatambyi bazajya batungwa n'ituro ryo mu nzu y'Imana. Rero ibintu byo kuririmba ndagira ngo mpangurire wenda abantu muri rusange n'abantu bafite amatoro n'amadini bagifata nk'igisata kigomba gutezwa imbere. Umuhanzi niba azamutse wibwira ngo nyunda gukunda, wibwira Jehova yironda gukunda, urafashwa n'indirimbo ze tushobora gufata ari 500 uvuga uti rero genda ugure na style yo kwambara. Bari abacuranzi iyo abacuranzi bagiye kuririmba ukazana abacuranzi ashobora kwishyura nka 500, nose 500 abikura he tutabitanze. Nkumva rero mu bintu abantu bagenerwa bikorwa bakora ni ukumenya ko bagomba gushora kugira ngo umuziki wa gospel ugeraho ugera. Abapasiteri abayihaye Imana bo mu Rwanda hari uruhare baba bagira wenda mu kudashyigikira, mu kutasaba abakristo gushyigikira impano nabyo bikaba barabifite, kuko abanyamadini ntabwo bemera ko abantu batanga amafaranga ajya mu muziki. Ntabwo babyemera, ahubwo bamira ko amafaranga atangwa ajya mu rusengero nyine akajya mu maturo. Nta munyedini hari umupasitori ntabwo ajya, ariko nawe kuba wigira nk'umuntu wagira ngo umusiramu mani kumbaza ubundi nazo ngo ibintu wabibayemo watangiye gutura neza n'isukuru wowe nigeze aho guhitura no kujya gushyira mu kibo cy'abaririmbyi. Hari byo aho se kinabaho no kuvuga ngo abayobozi b'amadini bo uzarebe burajo no mu rusengero ituro ryo gufasha abakene barizana nyuma niba amafaranga abantu bayamaze. Ntabwo ushobora kujya kubona ngo uvuge ngo dufite ikibazo mu itorero tugiye gufasha umuntu ngo bafata n'ijya turo mbere barabanza mukareka mugatanga icya 10 mugatanga
mugatanga amaturo mugatanga buri kimwe mwabirangiza n'inyubako murangije ngo hari n'agatungo n'itura ngo ryadufasha abakene nibwo mva ngo hagiyemo icyatanu cyangwa ngo hagiyemo 2 ariko uburyo barizanye mbere buryo ari cya 10 nta muntu wagitanga kubera ko abantu benshi bakunda gufasha rero ngakangurira abanyamadini n'abayobozi b'amatorero kumenya ko igisata cy'abaririmbyi gikeneye support nk'uko nabo batabonye support y'amafaranga umurimo w'Imana batawushobora ngira ngo kwa Gitwaza nibo bageze babishobora abantu bakora ibintu mujye mureka tubavuge bigeze babishobora bagashyiraho umupastor ushinzwe abaririmbyi ariko uzareba mu yandi madini ndashaka kuvuga ko sinshaka kwiteranya ariko ubwo nawe urayaza nenda kuvuga usanga umuntu bashyizeho ushinzwe korali nabari kureba iki kiganiro barayaza nabo namwe muriyize ariko nyine murabizi ko nyine bavuga nyine yabaciye nk'amabere uzasanga bashyiraho umuntu ushinzwe korali ugasanga ntazi no gutera indirimbo mu gitabo akamara imyaka 2 ngo ashinzwe korali uzasanga ntazi n'ibyo kurimba ntegeze nabibona ariko nk'ubu ntibashobora kuvuga bati mahoro amenyera ibyo amakorali reka tumusengere tumeneho amavuta tumushinge korali reka tuzavuga ati Joel yavukiye muri korali reka leta bazana umuntu wavuye mu gaturika ejo bundi kubera ubwoba bwa jenoside abonye cyangwa se n'intambara bati turagusengeye gute kureba korali ureba se ufite iki uzikise uzomatiko muri iyo korali weyazi rero nkavuga ngo abanyamadini nibamenye gutandukanya bamenye n'impano ziri mu bantu urugero nka buriya ngewe nkarine gahonganye ndamutse asengera mu itorero ryanjye nahita musengera ngahita mushinga ibikorwa by'abaririmbyi kuko ni ibintu bye ni ibintu azi no kuvuga ngo dukwiye kumenya impano abanyamadini bakamenya impano abantu bafite na Kristo baba bafite nicyo kizatuma ubwami bw'Imana bwaguka kandi mumenye ngo ibi bintu niba umuntu abayeho neza reka ngo urugero Vestine na Dolcas kwa turiho sabana bavutse ejo bundi sabana bazamutse ejo bundi ngewe ndashaka kukubwira ngo aba bana mu iterambere bari kugira ni iterambere rizagira inyungu ku gihugu no ku babyeyi babo no mu karere bavukamo uyu munsi rero nabashije kubazamura bakubakira iwabo inzu bakagura iwabo imodoka bagakora ibikorwa ni inyungu ku gihugu rero abanyamadini nabo bifata igisata cyo kuririmba nk'ikintu kiri aho ngaho nk'ibintu bifite icyo bimaze ibaze kugira umuntu nka Bonyi ejo bundi hari umuririmbyi nabonye ari indirimbo nziza cyane barambwira ngo yaririmbaga ngo muri korali ngo tsiriya mu rukiri ndamubwira ndetse ngo yabacitse ate nk'uyu kandi amaze kuba umuhanga amaze kuba umwana rwose ukunzwe kubera indirimbo aririmba none nkavuga ngo ntidukwiye kureka ko abana baducika namwe nkivuga kuva kera nkakibwira abapasitoro cyane cyane ko Imana yampaye umugisha kuva ndi umwana nagiye ngira umugisha wo kuvugana n'abapasiteri mbereye kuri papa wawe buriya niwe wambatisha ariko nawe ntabyumvaga nabwira ko muzeye ibintu rero nubwo sinkimutinyuka kubera ko ari databukwe ariko nabwira ati ibintu rero byanyu ndabona rwose ntaza ari iki nagiye ngira umugisha rero wo kuvugana n'abapasiteri kuva kera ndi umwana bavugira ngo nibashyire amafaranga mu gisata cyo kuririmba kuko ibintu byarahindutse ntabwo ari byo kuvuza akagoma ntabwo ari byo kuvuga ngo uzavuza ingoma abantu baze uyu munsi reka ngo urugero insengero nyinshi zimaze kubakwa wibaze nk'urusengero rwa Nyarugenge adeperi Nyarugenge uwakubwira ku rukoropa ntabwo bagiye kureba ko urusengero ngo barushoboye birasaba kampani zagira ukoropa wibaze nk'umuriro uzacana ariya matara ntabwo wavuga ngo nigende twageraga ku rusengero ugiye kurepeta ugafata igihumbi ugashyira muri kashe pawa mu karepeta ntabwo bishoboka birasaba ngo habe hari amafaranga y'uwo muriro ibaze sonorisation y'urusengero cyangwa nka deperi Remera uko ingana n'izindi nsengero cyangwa Bethsaida Holy Church cyangwa se Zion Temple cyangwa se hariya kuri Restoration Church ni urusengero rusaba ibyuma nibura nka miliyoni 200 byose urabwira abaririmbyi bazabibona abayobozi b'amatora n'amadini nibamenye kugira ngo igisate cy'abaririmbyi kizamuke nuko bagishora amafaranga kandi jo reka nkubwire reka babwira mu pasiteri uyu munsi uramutse ufashe mu rusengero ukaza ugakora ibikorwa byose ntagira abantu baririmba abakisoza bakwitahira cyane burya uje ukavutangira ngo reka turime indirimbo mu gitabo ngo yamagare na 15 ngo ngo hose habera heza wayirangiza bakuva nta korali rimwe nta watu nayita afite n'uyitera neza ni nizo bayitera ikiro bakwiye kucyumva bakumva ko abarindi bafite umumaro n'abahanzi bafite umumaro bagahabwa agaciro byanaba ngombwa hakagira ikintu kigerwa niba umwana aririmba wenda muri Restoration Church akaba ari umuhanzi nka kuri aba Julienne Kabaganza bari bameze akagira icyo agenerwa mu itorero bakavuga ngo mu mafaranga itorero ryinjiza ni miliyoni wenda 5 duhemba abakozi miliyoni 3 ariko mu gisite cy'abaririmbyi tujye gushyira 500 niba akabona 1,100 byo kwishyuriza bamba bari ntago ari kugumura abaririmbyi ahubwo no kubabwira ngo ni mwumve ko bafite icyo bamaze ya maho urabona iyi saga ya Irene Dolcas na Vestine nyine na famille ye na yahe masomo ikwiye gusiga ari ku mpande enye yego
hari ku ruhande rwa Irene, hari ku ruhande rwa Vestine na Dolcas, hari ku babyeyi be, hari no kuri public ya gikristo muri rusange. Buri ruhande uragenda urugenera ubutumwa igisaga ikwiye kurusiga. Hari n'urundi ruhande rwa Mike na Emma narindwi yibagiwe kandi rurakomeye. Reka tuvuge ngo reka mbwire Irene ufite impano nziza ukurikije abana ugenda uzamura naho bagenda bava naho bagera, gitegura amasezerano hakiri kare. We guhindura kuzategura amasezerano kuko abana bamaze kuba abastari. Umuntu wese ujye umubonamo ko azakomera. Numara kumubonamo ko azakomera utegura amasezerano ntuyategura umuntu uzakomera. Hanyuma nturangiza ayasinye cyangwa bayagusinyire. Wicara ufite document yawe yaho utangirira naho ugarukira. Ni kuri urwo ruhande wenda kuri Irene ahandi ho courage urabona ko arashoboye. Hanyuma ku ruhande rwo ababyeyi uretse n'ababyeyi ba Vestine n'abandi babyeyi bafite abana bashobora kuzamuka, ni mumenye ngo ntabwo umwana yakwizamuka. Ibyo kuvuga ngo umwana wafitijwe natwe twafite dufite abajwi babyeyi twari tuyafite turimba muri za école de dimanche. Ninjye muntu wa mbere hano abo muri iki gihugu ndi mu bantu basohoye cassette bwa mbere y'Imana ku giti cyanjye ndi mu bambere. Ariko ntacyo uyibonye byavuze ubutumwa ariko ntabwo byize bintunga, ariko nza kugira wenda manager nka Irene wenda ubu nanjye manager kuyemo akantu. Rero mu babyeyi mwe ni mumenye ntago abana banyu uko bazi kuririmba, ahubwo nuko bahuye n'abantu bashoboye kuboriyanta no kubashyira mu murongo. Uyu munsi ba Vestine ntago bari bazwe, n'abandi bazaza n'abandi bagiye baza ntago bari bazwe. Uyu munsi rero ababyeyi ni mumenye ngo nimba abana banyu hari ikintu bashoboye, hari abandi bantu ba managing cyangwa bafite ubushobozi bari kubashyiramo bya bintu bikenewe, ariko wowe ubwawe ntabwo wabyishoborera. Kandi ukumva ngo ni impano, ntabwo ari bya biri mubyuka mu gitondo mukajya guhanura. Ntabwo ari bya bivuga ngo Zedek yangu iravuze, ibyo bintu byo kurimba byo biratandukanye. Ntabwo ni ibintu barepeta, ni ibintu biga ngo uzitwara gutya. Ababyeyi rero nibaha agaciro ba manager babana. Hanyuma nabwo ko agaciro bamenye ngo niba wenda hinjiye miliyoni imwe n'urugero wenda 50% twaye na manager kuko n'ukora ibikorwa 50% nawe yitwara ku mwana waramubyaye. Hanyuma icyo ngicyo kizabafasha namwe we kumva nyine ngo habonetse miliyoni 5 ngo nizawe. We kumva ngo umwana waramubyaye ariko ibyo ibyabaye nta ruhare wabigize. Reka rero tujye kuri ku bakristo ku bantu muri rusange. Abantu muri rusange sikwaga ntabwo zizabura, ibibazo ntabwo bizabura, ariko tujye tumenya ibyo tubyitwaramo kandi twe kubapasha. Iduhagarare hagati zige ngo ese kamemo niba wendirene ari kumwe n'abano bana ni byiza ko umubyeyi wabo abura igisubizo nuko atakwiye kubabura kuko umubyeyi ufite uruhare runini ku bana. Ese ni byiza ko ababyeyi bo wasanze abantu bamwe bagiye ku ruhande rw'umubyeyi abandi ku ruhande rwa Irene, ariko birakwiriye ko tugira abantu baba hagati. Hakaboneka abantu dufite amatelefone dufite za contact bashobora guhamagara abantu bakabahuza. Biratangaje kuko uyu munsi urabona ko Irene yihuje n'abana. Yaza kuba undi muntu wabahuje nawe iri kugaragara kuri kamera, ariko ikigaragara ubona ko Irene yakoze ikintu cyatumye kimuhuza n'abana n'umubyeyi wabo. Rero bigaragara ko twe abantu batabonetse bajye kubunga cyangwa se guhagarara hagati. Ubutaha kuko bizaba no ku bandi abantu bamenye uruhare rwabo. Uruhande rwa Impabure na Mike njye ndatekereza ko biriya bashobora kuba babeshyira kuko biriya bintu nta muntu wabikora. Ntabwo ntekereza ariko reka mvuge nkaho batababeshyira. Uvuga nkaho batababeshyira kuko wenda avuga nkaho batabeshyira ubwo ugira inama batekereza wenda abazakora nk'ibi. Abantu bakifuze gufata ikibando bataciye ngo kizamukira. Sinzi umufite ushaka kubyumva cyane. Ikibando abanyarwanda mwese murakibuze. Iyo ucitse intege ufata ikibando ukagendera wikwifuza gufata ikibando utazi aho cyaturutse. Hari uburyo bwiza. Ngewe ninongeye kwinjira muri ibi bintu nge nzabyinjiramo ngurisha abahanzi, ntabwo ari gucuruza abantu numve neza, ariko ushobora numva niba umuntu yashinze nibo nka kuriya kwa Irene afite uburenganzira kuvuga ngo hanze gukoranya amasezerano nubashaka uzabiri ushaka ukabatwara ukamwishyura. Nkumva rero wenda uruhande rwa Mike na Irene ubwo ndi kuvuga nkaho ibintu baba bamuzaho na Imable niba ndi kuvuga nkaho ibintu bavuze byaba ari ukuri nibyo kuko uri giti ibintu Dekati yavuze. Dekati ndagusuhuje nabize ubu ngubu mukanya nawe ndagusuhuje Dekati narumaze Dekati gusaba ugiteye oya video ya Dekati nigize ari ubusa. Iyo Dekati yavuze ibintu afite abapaparazi baba babirenze nimba koko barigize uruhare muri nabi ntabwo uko bitwara ko bagomba kwitwara, bagombaga kunegosiya mbere bakamubwira ngo abana twe turabakene ntabwo tubabyaza umusaruro kurenza wowe.
ntekereza ko n'ibiriya namaze kubatanga miliyoni 5 kumubwira ngo turakumbura tuve miliyoni 10 ni igikumi imana iyi ari kuvuga ati ndayemeye ngaho ni mu batwara kandi wenda akazakomeza no kuba umujyanama wabo. Numva rero wenda ku ruhande rwabo icyo wenda uko bari muri leta y'Inyunganizi mu Rwanda kandi ubona ko bafite ubushake, ubona ko bafite ibintu bari gukora. Uyu munsi wenda tuzabigarukaho muri biriya bihembo bateguye, wenda bazashimirwa babigezeho kuko nabyo wenda ntabwo twababwira uyu munsi ngo byageze, ariko icyo bagomba gukora kwari kunegosiyana niba barashakaga abana biramutse bigaragaye nk'uko numvishe amajwi yabatatse bakaba barakoze biriya bintu bagateranya abana na Irene, cyaba ari amakosa ntabwo byaba ari ibintu by'abagabo. Ni nk'uko wabura umuntu uri kubaka bizinesi ukajya kuyisenya kandi utagiye kuyisenya ngo nawe wubake nkayo, ari kugira ngo irangire gusa. Numva ari nk'umuntu umuntu yabaha. ngira ngo ni ibintu byumvikana cyane bakunze ibiyobokamana TV, Bwiza TV ndetse na Impanuro TV. Ikiganiro nk'iki ngiki cyari gikenewe yuko tugikora, ariko reka tuvugire Irene ngo felicitation kandi na Vestine na Dolcas namwe felicitation cyane kuba n'ababyeyi bakaba bumvishe inama bagiye bagirwa n'abantu batandukanye, bakaba bahise bagaruka bitaraba birebire. Mu by'ukuri no ubutwari cyane burya, kandi Satani nyine nicyabereyeho yaje gusenya no kwica no kurimbura, niko ijambo ry'Imana rivuga, ariko ngira ngo iyi ntego ye irafeyirinze ntabwo igezweho kubera ko ibintu bigarutse bikiri mu maguru mashya. Mwakoze cyane rero gukurikira ikiganiro nk'iki nakagaruka. Imana ibaho umugisha cyane, kandi nimutagwisari ntabwo muzabura kubona umusaruro w'ineza w'ivugabutumwa, kurishyigikira n'ibindi byose mugenda mukora, no gukora subscribe no gusharinga video nk'iyi ngiyi, ubu uri kugenda udufasha kwamamaza ubutumwa, ubundi tugakomeza dutera imbere. Bye bye.